Urutonde rw'ibintu 7 byiza umugabo ashobora gukora umugore we akoresheje amaboko. Igitsina ntabwo aricyo kamara cyonyine mu buriri, hari ibindi bikoresho umugabo ashobora gukoresha bitari igitsina nk'intoki. Amaboko ni kimwe mu byatuma umukunzi wawe akomeza kukwishimira mu gihe murimo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko amaboko ashobora kurema ibindi byiyumviro utakekaga. Kimwe mu byo wakoresha amaboko yawe: icya mbere, mukorere massage. Muryamishe ku buriri ubundi wigire nk'aho uri umunyabugeni, ubundi umere nk'uri gushushanya buri gace kari ku mubiri we ukoresheje intoki. Ibi bizatuma agira ibyiyumviro birenze. Icya kabiri, mukore ku minwa. Mu gihe muri kumwe mugiye kujyana ibihe byiza mu buriri, si byiza kwihutira kugera ku ngingo, ahubwo banza ugire icyo umukorera, mufate umuryamishe ku buriri maze utangire kumukorakora ku minwa. Icya gatatu, reka ari we uyobora amaboko yawe. Ubundi akenshi usanga iyo abakundana barimo gukora imibonano mpuzabitsina, umuhungu cyangwa umugabo ari we uyobora aho afata umukobwa cyangwa umugore, ariko ntabwo ari byiza. Ibyiza ni ukureka umukobwa cyangwa umugore akaba ari we uyobora amaboko yawe, kuko niwe ubuzi aho wakora akumva anezerewe. Mukorakore mu isura murimo gusomana. Ubundi gusomana ntabwo ari uguhuza iminwa gusa. Gusomana nanone ni ugukorakorana. Ubundi iyo mugiye gusomana uramukurura hanyuma ukamwegereza wese, ukamwegereza umunwa buke buke, hanyuma yamara guhura mu gihe mutangiye gusomana akaba ari nako uzamura akaboko kawe ukerekeza mu isura ye. Icya gatanu, mwandikira akajambo k'urukundo. Si byiza kubana n'umukunzi wawe gutyo bisanzwe, ufite akazi cyangwa utagafite ukanda. Icya gatanu, mwandikira akajambo k'urukundo. Si byiza kubana n'umukunzi wawe gutyo nk'aho bisanzwe. Waba ufite akazi ukabyuka ukigendera nta n'icyo umubwiye, cyangwa waba ari aho ugiye ukagenda utyo. Ibyiza ahubwo gerageza uko ushoboye, ubundi ugire icyo wandikira umukunzi wawe. Si ngombwa amagambo menshi. Ushobora no kumwandikira ku gapapuro uti ndagukunda, maze ako gapapuro bagasiga ku meza cyangwa muri dushe aho ashobora guhita akabona. Ibi bizatuma akwiyumvamo cyane kandi yumva kwishimiye. Icya gatandatu, mujye muhuza ibiganza igihe muri mu gikorwa cyo guhuza ibitsina. Ubundi iyo muhuje ibiganza mu gihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, icyo gihe imibiri yanyu yombi iba yegeranye cyane, ku buryo icyo wakora cyose no gukora imibonano mpuzabitsina kigenda neza ndetse kikananyura uwo mubikorana. Icya karindwi, gerageza umukorakore mu misatsi mu gihe muri mu buriri. Niba mugeze mu buriri kandi ukaba wumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina kandi we ntabyo ariyumvamo, gerageza umuganirize utugambo tw'urukundo ndetse ari nako ukina n'imisatsi ye. Nawe bizagenda gahoro gahoro biza ko umukorakora mu mutwe, kuko byoroshye cyane umugore agira ibyiyumviro bitewe no kumukorakora mu misatsi ye. Mubigejejeho na Bangambiki Habyarimana, bangambiki.com.